ufite icyitwa green card. Green card rero ni kukubwira ni ingenzi cyane ku munyarwanda wese aho uri hose, aho uvukagera, waba uvuga ngo uwo mu byaro, uwo mu mujyi, green card irakureba. Byaza amahirwe umusaruro green card. Mumeze neza? Ndashaka kubaza ikibazo uyu munsi. Ese hari ikintu kirenze kubyaza amahirwe umusaruro? Ibi ndabikubwira kubera kubabwira icyitwa green card lottery. Iyi green card ije guhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Iyi green card Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga rimwe mu mwaka ku muntu wese ushaka kujya gukorera imirimo itandukanye muri Amerika, kwiga imirimo, akazi n'ibindi byose. Ibi ndabikubwira yuko green card ari ingenzi cyane ku munyarwanda wese ukurikira icano yitwa ikizamini. None se wigeze wumva byibuze ukuntu amahirwe aza rimwe mu buzima hanyuma ukayatesha agaciro? Hanyuma rero ndabikubwira kugira ngo ubyaze umusaruro iyi green card, mu gihe link bagiye kuyifungura ejo bundi ube uri update kugira ngo ufungure green card. Kandi green card ifasha abanyarwanda ndetse na Afrika yose mu guhindura ubuzima bwa buri munsi. Yego wigeze ugira inzozi ukashaka gukora business ukabura ahantu wayikorera, kwiga amasomo y'ubuntu, kwiga ukashaka akazi ukakabona, gukora akazi business, kwagura ibikorwa byawe hanze kugira ngo nawe wunguke igihe gito cyane. Biratandukanye kumva ukuntu kwezi kumwe wamaze guhindura ubuzima bw'umuryango wawe kubera green card. Green card ni icyangombwa cyangwa ni nk'indangamuntu yemerera umuntu wese amahirwe Leta itanga rimwe mu mwaka ku isi yose. Hanyuma umuntu bahaye green card akayikoresha akaba umunyamerika cyangwa witwa Afro-America, kugira ngo byibuze bibashe kuba byamufasha mu buzima bwa buri munsi. Icyo gihe uhawe green card uba wabaye nk'umuturage wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi iyo green card urayikoresha paka ubuzima bwawe bwose. Ni nk'indangamuntu uba wahawe ubwene gihugu bwa Amerika bwitwa green card. Nawe niba uri umunyarwanda ukaba wumva ushaka kubyaza umusaruro aya mahirwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga, ndakubwira impamvu byibuze zigera muri 5 zituma zikwereka yuko impamvu iyi green card lottery ari amahirwe ku Banyarwanda bose ndetse n'umuntu wese uri mu mpande z'isi udutega amatwi, kuko iyi green card yamufasha mu kubyaza amahirwe yiwe umusaruro akoresheje green card lottery. Iyi ni ikizwi nka diversity visa program, ni gahunda. Nyuma reka tureke gutinda mubwira impamvu 5 umunyarwanda wese ahari hose ku isi, mubwira yuko muri Afrika u Rwanda nicyo gihugu kivamo aba diaspora benshi baza hano muri Amerika. Amahirwe yo kwiga rero ku Banyarwanda ni kimwe mu kintu gifasha Abanyarwanda ko iyo ugeze muri Amerika ubashwa wakwaka ishuri ukiga ukaminuza. Kimwe biri mu nzozi zacu mu kujya kwiga muri Amerika, nko muri Texas, n'ahantu henshi cyane wakwiga no muri Amerika, hanyuma ukabyaza amahirwe umusaruro wawe. Kubyaza amahirwe umusaruro ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima rero. Hanyuma rero amahirwe Abanyarwanda, Abanyafrika benshi baba bafite indoto zo kujya kwiga muri kaminuza zikomeye, ariko bakabura amafaranga, bakabura amahirwe yo kuhagera. Ariko green card yuguha uburenganzira bwo kwiga ndetse no kuba umwene gihugu wa Amerika. Umva, no kwiga bakakongeza no kuba umwene gihugu ukoresheje agakarita kamwe ka green card ugomba kwa applying. Gira ngo muri iki gice cya 4 abo twabanye mu bice byagiye bitambuka, ngira ngo niba ari ubwa mbere ubonye kino gice uze kunyarukore n'izindi party, ibindi bice birahari biteguye neza kugira ngo umenye amahirwe y'i green card ndi kukubwira kuva ku itangiro ya video ya mbere urebe kugeza kuri iyi video kugira ngo usobanukirwe n'amahirwe ya green card. Hanyuma rero ayo ni amahirwe ya mbere ku bantu bashaka kwiga. Hanyuma no ku bantu bashaka gukora akazi, green card muri Amerika ni ingenzi cyane kuko uhabwa uburenganzira bwo gukora akazi kose ku rwego urwo ari rwo rwose nta nkomyi, nk'umunyafrika kabisa. No muri presidency wayikoramo ufite icyitwa green card. Green card rero ni kukubwira ni ingenzi cyane ku munyarwanda wese aho uri hose, aho uvukagera, waba
uvuga ngo uri uwo mu byaro, uri uwo mu mujyi, green card irakureba. Byaza amahirwe umusaruro green card, hanyuma ariko nifunguka njyewe nzabibamenyesha. Ikintu ugomba gukora rero niba ushaka aya makuru nk'aya ngaya areba abanyeshuri, areba akazi n'ibindi bigiye bitandukanye, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo link nifunguka nishaka izafunguke saa 6 z'ijoro, nzahita mbaha update utangire ukore mu ba mbere, urebe bya byangombwa nabwiye muri izi video zatambutse ubikurikize kugira ngo ibyo byangombwa n'ubu bifite dutangira application ya green card. Hanyuma no muri Amerika uze nawe ukorere amafaranga, wige ukora amafaranga, wige ukora akazi, ibintu bigende neza. Hanyuma rero ayandi mahirwe rero ni amahirwe y'ubuzima bushya ku muryango. Aya mahirwe ni ingenzi cyane kuko byibuze niba ukoresheje wenda nk'amadolari 5 wenda ujya muri Amerika n'urugero n'ibintu wagiye ukosoma ukajya muri Amerika ukaba wayakora mu byumweru 2 ukaba wakwishyura wenda yatike niba wayigujije, umva n'ibintu biba byoroshye cyane. Urumva yuko ari amahirwe rero ku buzima bushya ku muryango wawe, kuko si wowe gusa wenyine ahubwo ushobora no kujyana umugore wawe, abana bawe cyangwa famiye yawe nta nkomyi, kandi nk'umunyamerika uri gucyura abana be mu gihugu cyiwe. Rero niba ushaka mu diaspora no muri Amerika biroroshye cyane kuko ejo bundi liki izafunga ko applying green card. Ikintu ugomba gukora rero ni ukuba update kuri yica no kugira ngo link nifunguka nzete mwe ku buryo ki wayapplyinga, apana babateka mitwe ngo ngwino ngwere ku buryo ki wabona green card ukadukorana n'ibigo ukaba wayibona. Oya, byo byihorere abona abateka mitwe ngenza ku buryo ki wabyikorera nkoresheje nzazano kuri kamera mbikwereke, nkoresheje telefone step by step, nawe ufungure green card ujye muri Amerika ubyaze amahirwe yawe umusaruro, kwiga akazi cyangwa mu kubeshaho famille yawe nabo bakabaho neza, ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ayandi mahirwe ya kane ni ukuba mu gihugu gifite umutekano ndetse n'ubukungu buhamya hano ku isi. Yamwezi yuko Amerika ntago ari ibintu byo gushidikanya, icyo gihugu gikiza cyane ku isi, ni ibintu buri munyafrika wese n'umunyarwanda, umurundi, uwari we wese hano ku isi aba afite amatsiko yo kujya muri Amerika gukorerayo, kabone niyo yaba agiye agakora y'icyumweru akagaruka. Hanyuma rero aya mahirwe arahari kandi ari mu biganza byawe, niwo ugomba kuyabyaza umusaruro. Hanyuma tangira uyakoreshe vuba kuko iyi green card lottery ije kugufasha, cyangwa iki kizwi nka diversity visa program iragufasha cyane. Hanyuma ibyangombwa bisabwa byose kugira ngo applying green card muri video zatambutse naraberetse intambwe ku ntambwe. Genda rero video zatambutse niba ari ubwa mbere utarazibona, kuko abo twabanye basobanukiwe n'uburyo ki wabona iyi green card mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma rero ikindi kintu cya gatanu ni amahirwe yo guteza imbere igihugu cyawe. Urumva niba uje hano ukabona amafaranga ukajya gukora ibikorwa mu gihugu cyawe mu Rwanda, biba byoroshye cyane kuko ubu utangiye guteza imbere igihugu cyawe ucyubaka kandi wagiye guhaha. Rero ibi nibyo Trump akundira perezida wacu Paul Kagame, kubera yuko ari umuntu uharanira iterambere ry'umunyarwanda hava akagera. Ngira ngo ibyo murabizi cyane ku kiganiro yavuze, akavuga yuko umuperezida azi muri Afrika yose kandi yemera yuko ari perezida Paul Kagame, kandi uyu musaza wacu aba yadukoreye umuti cyane, kuko iyo ugeze hano n'umunyarwanda uba ufite rwose ubwigenge aho uva ukagera mu kazi akariko kose, nawe ukaba umudiaspora wemewe kandi w'umunyagihugu ukomeye ukora kandi akunguka mu bikorwa bya buri munsi. Hanyuma rero niba iyi video hari ikintu ugufashije ukaba usobanukiwe n'uburyo ki green card ari amahirwe kuri wowe ushaka kujya gutura muri Amerika uherereye hano ku isi, urumva ni ibintu bigufasha cyane. Rero ikintu ugomba gukora, kana subscribe kugira ngo link nifunguka nzabereke amahirwe yo gufungura iyi green card. Hanyuma niba iyi ari yo video, iki ni igice cya 4 tubakoreye, unyaruka ugenda urebe n'ibindi bice byatambutse kugira ngo utazajya ucikanwa n'amahirwe yo kubona green card aho uri hose ku isi.
isi green card urayikeneye kugira ngo ujye muri Amerika. Hanyuma sharing iyi video uyirayikinge, ujye muri comment utubwire ikintu ukeneye gusobanukirwa kuri green card, turabigufashamo. Njye ni Celestin Mutabazimana kuri icano nk'ibisanzwe. Iki ni Ikizamini TV. Hanyuma ku banyeshuri bashaka ku applyinga kaminuza, ama certificate n'ama application agiye atandukanye, ndaza gupininga comment uze kunyarukiraho urebe indi channel twafunguye izagifasha abanyeshuri mu Rwanda cyane cyane kugira ngo bajye basobanukirwa n'amakuru ajyanye na update z'amasomo kaminuza zafunguye, link kwa applyinga, gukora CV, motivation letter ndetse n'ibindi byose bigenda bifasha umunyeshuri aho ava akagera. Hanyuma rero reka tuze guhura mu kanya turiba n'ibindi bice bigiye bikurikiyeho. Iyi ni green card, ni amahirwe udakwiye gucikwa. Bye bye, ndabakunda cyane. Reka tuze guhura mu kanya tureba n'izindi video twa applyinga ibintu bigiye bitandukanye kandi byabyarira umunyarwanda umusaruro. Reka tuze guhura mu kanya tureba n'izindi video. Bye bye.